Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi yaze kwifuza kwanyu. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye uburinzi bwawe Mwami, wagize neza, uraturengeye, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo twese tuboneze rwose, twejeshe amaraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira Mwami, tugaye karibu n'ikaze ngo nibane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere uyu mwanya ntube impfabusa, umugisha kandi indirimbo kubera umubavu humura neza. Kandi icyo twanze ni gukora ku mwanzi, duhagaritse ibitavuga Imana, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyatuma uyu mwanya utagenda neza. Mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu, n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 36 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ntumiteho Mukiza we, umva ukunganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Yesu Mukiza, umva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Makwegera intebe yawe, mabw'imbabazi, gupfukamiye mbabaye, makukwizera. Yesu Mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Nta wundi nakwizigira, ni wowe nshaka. Vura ibikomere byanjye, umbabarire. Yesu Mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Uri isoko y'amahoro, nyir'ubugingo, singira undi niyambaza keretse wowe. Yesu Mukiza wanjye, wumva uko nganya, ubwo ugenderera abandi, nanjye ntusige. Amena. Umuririmbyi aratubwiye ngo ntumiteho Mukiza we, ngo wumve uko nganya, ngo ubwo ugenderera abandi, ngo nanjye ntusige. Imana itugirire neza. Ni ukuri nawe ndakwifuriza ko Umukiza yakugenderera, Umukiza yagusanga, Umukiza yakuzaho, kubera ko
Yesu aho ageze ntabwo ajya asiga uko abisanze, ntabwo ajya abisiga uko abisanze. Yesu aho ageze ahindura amateka. Yesu aho ageze atanga amahoro yo mu mutima. Yesu aho ageze atanga umunezero. Yesu aho ageze atanga ibyishimo. Icyama nawe akakugenderera, icyama uko agenderera abandi akakugenderera, nanjye akangenderera, kubera ko aho ageze ahindura amateka, kandi ikiruta byose tukamuboneramo ubugingo. Imana itugirire neza. Uyu mugoroba rero Yesu uko agenderera abandi nawe ntagusige. Yesu uko agenderera abandi nawe akugenderere, kuko uramukeneye. Yesu ni inshuti nziza itazagusiga, haba mu makuba no mu byago ndetse no mu byishimo. Yesu azajya abana nawe kandi akugirire neza uko bwije n'uko bukeye. Ndakwifuriza rero ko yakugenderera nawe, umubagenderera nawe ubamo, mubagenderera nanjye nkabamo, kuko ahindura amateka. Imana itugirire neza. Ngo Yesu umukiza, ngo wumve uko nganya, ngo ugenderera abandi, ngo nanjye ntusige. Ni ukuri Yesu yumve ibikugoye, Yesu yumve ibikuruhije, Yesu yumve ibiguteye ubwoba. Uko agenderera abandi nawe akugenderere, uko ahindurira abandi amateka nawe aguhindurira amateka, uko akiza abandi uburwayi nawe abugukize, uko akura abandi mu bibazo nawe agukure mu bibazo. Yesu akugenderere, uko agenderera abandi ni ukuri nawe ntagusige, kubera ko turamukeneye. Kandi uko agenderera abandi nanjye ntasige, kuko turamukeneye uko bwije n'uko bukeye. Imana itugirire neza. Mpa kwegera intebe yawe ngo mpabwe imbabazi, ngo upfukamiye mbabaye, ngo mpa kukwizera. Imana itugirire neza. Ni ukuri iyo umuntu yacitse intege, cyangwa iyo umuntu yakoze ibibi cyangwa yakoze icyaha, ni ukuri iyo yegereye Yesu, Yesu aramubabarira, kubera ko Yesu agira imbabazi nyinshi kandi ahora ateze amaboko ngo ababarire umuntu wese. Ndakwinginga, niba hari aho wari ucitse intege, niba warakoze ibidashimisha Yesu, niba hari aho wagiye kure, niba hari aho wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, mwegere uce bugufi usabe imbabazi, kubera ko imbabazi zo arazigira nyinshi cyane. Kubera urukundo dukunda, ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese amubabarire, kugira ngo azamuhe n'ubugingo buhoraho. Ni ukuri izere Yesu, kubera ko Yesu ni inshuti nziza. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ni igitangaza. Yesu ahindura ubuzima, kandi ikiruta byose ngo ni nawe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza. Ngo nta wundi nakwizigira, ngo ni wowe nshaka, ngo mvura ibikomere byanjye, ngo mbabarire. Nta wundi twakiringira, nta wundi twakizera, nta wundi twashyiraho ibyiringiro byacu uretse Yesu. Yesu niwe dushaka. Mushakashake ku manywa na nijoro, ujye umushaka, umwegere, umubwire ibikubabaje, umubwire ibikugoye. Yesu ahindura ubuzima. Yesu ahindura amateka. Yesu n'ibyamaze kubora arabizura. Yesu n'ibyamaze gukurwaho icyizere arongera akabiha ubuzima. Mwegere rero akuvure ibikomere byawe, akuvure aho ubabara, akuvure uburwayi, agukure muri icyo kigeragezo, agukure muri ibyo bibazo, agukure muri ubwo bukene. Yesu aguhindurira amateka. Yesu aguhe amahoro atanga. Ngo amahoro atanga ngo atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntibayazi. Mwegere rero ibyo byose bikuvuna, ubimuhe abigutwaze, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura. Genda rero ubwire Yesu, nanjye mubwire ibingoye, nawe mubwire ibikugoye. Arakuruhura, aguha amahoro mu mutima, kandi ibikomere byawe abikuvure kandi akubabarire, kubera ko ahorana imbabazi igihe cyose, kandi aradukunda urukundo rwinshi. Ni ukuri mwizere kandi umwegere, mugire inshuti yawe, mugire umuyobozi mu buzima bwawe. Ntabwo uzakorwa n'isoni,
kubera ko gukurikira Yesu ntago bikoze isoni, ntago biteye isoni, ntago ari ukubura icyo umuntu akora, ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni amahitamo meza, kuko Yesu niwe nshuti nziza itazaguta, niyo nshuti nziza itazagusiga mu byo unyuramo byose. Mwizere kandi umusange, umubwire ibikuruhije, umubwire ibikubabaje. Kandi ndabwira umuntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ngwino wakire Yesu, kubera ko muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu tuboneramo ubugingo. Ngwino umwakire, uve mu mwijima, uve mu bibi, uze Yesu akumurikire, uze Yesu akubera umuyobozi, ibintu byawe byose bizagenda neza kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Kwizera Yesu rero ntago bikoze isoni, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo utari wamwakira uze umwakire kugira ngo akubere umuyobozi muri byose. Imana itugirire neza, ngo uri isoko y'amahoro, ngo nyir'ubugingo, ngo singira undi niyambaza, ngo keretse wowe. Yesu niwe soko y'amahoro, Yesu niwe tuboneramo amahoro amwe adashira, ngo amahoro Yesu ngo aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo kandi ngo nutayata ntago wayakurwaho. Imana itugirire neza. Yesu rero niwe soko y'amahoro, niwe tuboneramo amahoro. Agiye kugenda yaravuze ngo mbahaye amahoro, ngo mbasigiye amahoro, ngo kandi ntago nyabaye nk'uko isi yatanga, kubera ko yarazi ko amahoro ari ikintu cy'ingenzi, yarazi ko amahoro amafaranga atayaduha, yarazi ko amahoro ubutunzi butayaduha, yarazi ko amahoro abakomeye batayaduha, yarazi ko amahoro imiryango itayaduha, arangije adusigira amahoro, kuko amahoro ni ingenzi. Muri iyi minsi abantu benshi babuze amahoro yo mu mutima. Hari abafite ubutunzi, hari abafite amafaranga, hari abafite ibya mirenge, ariko bahora barira, bahora bahangayitse, abandi badasinzira. Abantu babuze amahoro muri iki gihe, ariko aya mahoro Yesu atanga ni ukuri ngo nutayata ntago wayakurwaho, kubera ko Yesu niwe soko y'amahoro kandi niwe nyir'ubugingo, niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza. Tugomba kuba muri Yesu kugira ngo tuzabone n'ubugingo buhoraho. Ngwino rero usange Yesu aguha amahoro atanga, kubera ko ni isoko y'amahoro. Amahoro yose niho ava, amahoro yose, amahoro adashira, amahoro ahoraho ava kwa Yesu. Ngwino rero usange Yesu aguha amahoro atanga, yandi atemba nk'uruzi ngo ab'isi batazi, kubera ko yakubwira wowe nkurikiye ngo nta handi wakura amahoro, nta handi wakura amahoro yuzuye. Ay'isi nyine n'ay'akanya gato, ariko amahoro yo muri Yesu, nubwo waba uca mu bikomeye, nubwo wanyura mu ntambara, nubwo wanyura mu bibazo, nubwo wahura n'uburwayi, nubwo wahura n'ibikomeye, iyo ufite amahoro Yesu atanga wumva ari bisanzwe, kandi ntucike intege, ugakomeza urugendo, kubera ko nyuma y'ibi ngibi tunyuramo, nyuma y'izi ntambara, nyuma y'ibibazo, tuzabona ubugingo buhoraho. Nicyo kirushijeho. Imana itugirire neza. Nimuze rero muri Yesu, muri Yesu harimo uburyohe, Yesu araryoshye, Yesu ni mwiza, Yesu ni umwami w'amahoro, Yesu ni igitangaza, Yesu ni umucyo. Nimuze abamurikire, ni ukuri nta gihombo kandi ntago muzakorwa n'isoni, kubera ko gukurikira Yesu ntago bikoze isoni. Imana itugirire neza. Ntugire undi wiyambaza keretse Yesu wenyine, ntugire undi wizera keretse Yesu wenyine, kubera ko abantu burabizera mu kanya bakaguhinduka, ibintu urabyizera mu kanya bikaguhinduka, umubiri urawizera mu kanya ukaguhinduka, ariko Yesu we ntago ajya ahinduka. Uko yarari kera na n'ubu niko akiri, uko yakoraga kera na n'ubu niko agikora. Ngwino muri Yesu nimwo bibera, ngwino muri Yesu niho harimo umunezero, ngwino muri Yesu harimo byose. Wowe wari waracitse intege, wowe wavuye mu by'Imana ugacika intege ukagwa, garuka kwa Yesu, kubera ko ibyo urimo nta mahoro byaguha, ariko muri Yesu tuboneramo amahoro. Wowe utari wamenya Yesu, wowe utari wamenya Imana, iki ni cyo gihe ngo ubundi uhindukire uze mu Mana, kuko mu Mana
harimo byose, kandi ikiruta byose nyuma y'ubu buzima tukazabona ubugingo buhoraho. Buri wese rero ndamwifuriza yuko yaba mu Mana, yaba muri Yesu, kubera ko ni iby'igiciro, ni iby'umumaro, kandi ni iby'umunezero, kuko nyuma y'aha ngaha ubwo Yesu Kristo azaza gutwara itorero, ngo azaza ngo atujyane, ngo ubundi tuye kubana mu ijuru, ngo atubwire ngo nimuze mwinjire mu munezero wanyu. Tuzanezerwa mu ijuru. Mu ijuru nta rupfu, nta mibabaro, nta burwayi, nta mahane, nta bibazo. Tuzaba tuguwe neza, turirimba ishimwe, duhimbaza, dutaramana n'abamarayika. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimye kubw'ubutumwa buri mu ndirimbo. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Mana, nanjye uyu mugoroba ndakwinginze kugira ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige, kuko ndagukeneye birushijeho, kubera ko kukugira mu buzima bwanjye ni iby'igiciro, ni iby'umunezero, kandi ni iby'umumaro. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ungenderere. Mana, sengera abankurikiye kugira ngo ubwo ungenderera ukagenderera n'abandi nabo bagenderere, babone ineza yawe, babone gukora kwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukomeze ubarindire ubugingo cyane, kubera ko aribwo buzakubona. Mana, dusengeye abarwayi bakize, bakoze ikiganza cyawe gikiza, mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro mu mutima. Dusengeye abatari bakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira, mu izina rya Yesu. Dusengeye ubugingo bwacu ntiburindwe nawe. Dusengeye Mwami Imana ababyeyi bategereje urubyaro, kugira ngo nabo biyereke, baremere igitangaza. Urakoze kumvishe gusenga. Mwuka Wera nazerekeza iyi ndirimbo ikora icyo wagambiriye. Byamisenze nise mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibampere umugisha, kandi bite bagirire neza, ihaze kwifuza kwanyu, yongere ibagarukeho, kandi ikiruta byose barindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.